wahora neke ko byamucanze akasigaye yarugombekeye mu ikabutura nk'imbwa yabuze shebuja byaramucanze reka ngo nyine wamaze kugenda ibintu birahinduka ubwo nyine ubwo ni ugutegereza ikintu kizavamo nibasa kindi zabyara ikindi ntabwo natwe tubizi Mbere gakondo yes Mathias iramisozi tugomba kwitsindira iramisozi amatekero avamo be mwana ubonye bino bishimba turi kurya mu bwawe bari gusaruramo muri no minsi bra butaka gose ziramibande tugomba kubitsinda nta no kwigura fumbira nibyo bwende nguhura rero agomba kuvamo neza neza agomba kuvamo iramisozi twayihinga ariko birakomeye kugambanira umwami kandi turabarinzi namva tujya twabya wa mugabo udasheshe kararukutuhura hejuru ariko ntabwo byatuma tudafata wa mugabo we rero akankubwiye nubundi nta mbwiruka igufa ntabwo bibaho reka nkubwire rero umwami ni ukumugambanira ubundi buri wese muri isi ni ukumenya ibyo ariko nubwo tubarinda nta gukina n'akazi tugomba kujya turakora ibintu nyine tubinyuje mu muco ukuntu zongoragaje tugomba gutekereza cyane habona kiriya gihunguce kitagucaho umutwe uramuhungu uramureba tazi ko najya wundi bancuritse shaka kandebesha umuhumetse hejuru ariko warambwiye ngo kumugura ngo urabimbwa ariko ntiwabimbwa bari banyishe bari babiri we na wa muntu murinda bansanze ahangaha dore ngo ni wa mugabo barancuritse irami bari tuyitwaye uriya muhungu akabimenya aho rero niho mfite imbogamizi ni ikibazo tuyitwaye umuhungu akabimenya noneho twese ni ukuzarara amaguru bayasobetse hejuru mu biti n'inyoni uriya muhungu we ni umugome ureba ukuntu arebaga umurozi original arebaga nabi ndabona nubwo tubarindaga ntamutinya cyane yahageze ateye ubwoba arebaga nk'igisiga cyo muci ariko tukubwira misozi wowe imari mwamikazi turagiye turakuzana umutumbi si koko ko mbona ubwami bukomeje kugorana cyane ese abagaragu barinda data ese aho ngaho nta kintu bo baba bazi ko umugaragu umwe gakondo yavuze ko nta kintu azi kuko nta kintu baba bazi ariko mwe gufata mama yicarana nawe tukaganira wenda basi nkumva igitekerezo cye kuko papa ari gushaka kundaga ubu bwami mama akashaka kuburaga undi byanze bikunda hagati harimo ikintu kitari kumvikana neza ndaza gushaka mama tuganire neza ariko nungutse igitekerezo ubutaha twafashe gakondo ese nawe wafata Mathias kare waba uzi byose kandi nawe ukunda kugenda hafi y'umwami cyane ese n'abakobwa b'abagaragu bo nta kintu baba baziho ese n'abakobwa b'abagaragu nabo hari ikintu baba bazi ndaza kubitekerezaho neza ndafata umwanzuro mama uri kubona ubu bizakunda neza ariko ko turaje turarara hanze nta kuba ubwami bushikiriye mu biganza yego nanjye narose nageze mu bwami wasanga ngo ndazageramo ariko akuri kureba nje ndiko ntahari bazanyica byamve mu bwami cyangwa kanuramo igitabo inzozi zawe zizagerwaho ariko zizaba impamo ndazaba impamo kubera iby'Imana irimo byaba impamo ariko urebye ukuntu bari kumigahiga njyewe nawe umaze atari mu maboko yawe oya ariko umuntu azaje aremera arare no hanze no mu migano no mu bisura ariko ubu bwami mpaka tubushikire ndetse ndi kubibona ukuntu ndi kubona mfite ubwonje ngo hari baranyica bongeye gucungura ubwami narose kuko nageze mu bwami nanjye nicaye ku gatebe nk'uko umwana nanjye nzabucungura uko ndi kubibona guca ariko nubwo nzabucungura nzaba ndari iburozi hazabura nkazashira nka gatoya bagatabanyije yego mwamikazi tubwire mugiye kunekera amakuru y'ibwami
zabagororera mfite ikimasa cy'umushishi hariya hepfo mu gishanga nzakibabagira ariko mbagororera. none se mwamikazi ni akahe kazi waba ugiye kuduha? Tuzabana muri buriya musozi gwanjye mfitemo, nzabahamo n'inka nguhemo n'ikibanza, nuko Hamerutse ari ngundu zihingaga si ngunda nzazimunyaga. mperutse kubona ngunda ari kuzihinga za misozi bari barazimweguriye iki mu rubu bwawe ngo nibuze ko nje uzama ziriya misozi mbwira akazi tuza tugakurikirana Mugakurikirane ngunda we kumunyaga biroroshe. ntaco nibaravamo akazi ndakomeza ngakora nta kibazo Eh. sawa